mpamvu nafashe umwanzuro wo kubugurisha ubusugi bwanjye ntago nashaka kubutangira ubuntu. ntabwo ashaka kubutangira ubuntu Bitewe n'aho isi igeze rero n'iterambere tugenda tunyuramo uko rigenda riza, ndatekereza nta masugi akiriho. Nanjye impamvu nkiriho ni uko nakuriye mu cyaro. urumva uzabona umuntu ubugura Yego, ushingiye ku ki? ko n'abandi bagurisha bigakunda. abandi barabugurisha bigakunda, niyo mpamvu nawe kubera iki washizeho miliyoni 2? Mpamvu nashyizeho miliyoni 2 nuko numvaga arizo nkeneye. wowe utihitiyemo kwishakira umugabo ahubwo ugahitamo kwigurishiriza ubusugi. Mpamvu murabizi amafaranga yarabuze. Nabonye rero ko nagurisha ubusugi bwanjye miliyoni 2. Ibyo nahisemo. izo miliyoni 2 umugabo naziguza zimaze iki? Nzareba icyo nzikoresha. ntabwo wari wakibona? Birahari byinshi. reka tuvuye atari n'ibyo busugi, umuntu aguhaye miliyoni 2 nonaha ni iki wazikoresha? Miliyoni 2 nonaha wajya n'ahantu mu byaro rega ntabwo wabura n'akabanza ka 800 kakagura. umugabo aramutse aje akaguha miliyoni 2 akakubwira ngo ngewe ndashaka no gusiga nkuteye inda, Nese n'undi iyo ugiye gukora ikintu witegura ibizavamo byose. ubu niyo yagutera inda Nta kibazo. Nose mu gihe wumva gushaka gutanga ubusugi, kuki utahisemo ngo wishakire umugabo aho kugira ngo utange ubusugi ku muntu waguhaye miliyoni 2? Nitwa Dusabimana Beata. Mfite imyaka 28. Yego, ufite izina ryiza Beata. ubwo ni Beatrice. Betty. Betty. Izina ry'abahirwe ry'abakirikazi. Ubwo bizaza. Ubwo bizaza nta kundi. Nibyo ariko nibyo. Nibyo. Sasa rero twaje kumva amakuru gusa ntabwo tuyahagazeho, n'impamvu twakuzanya hano kugira ngo ubitwibwirire weho nyawe tumenye ngo ibyo bintu turi kumva nibyo cyangwa se nibihuha, ngo hari ibintu urimo uragurisha ndetse ibiciro biri hejuru cyane. Ese ibyo bintu urimo uragurisha ibinyabaki? Ni ubusugi bwanjye. Ni ubusugi bwanjye nshaka kugurisha. Ushaka kugurisha ubusugi? Cyane rwose. Beatrice, urashaka kugurisha ubusugi? Cyane rwose. Hajya bavuze ngo ufite imyaka ingahe? 28. None se kubera iki ugejeje imyaka 28 utarakora imibonano mpuzabitsina? Narifashe igihe kinini, ubu rero igihe kirageze rwose, noneho nanjye ndi kumva ndamiranye. Niyo mpamvu numva nshaka kubugurisha rwose. Uri kumva urambiranye kuba ukiri isugi? Cyane rwose. None se ni hehe havuye umwanzuro wo kuba ushaka gukora imibonano mpuzabitsina ndetse binaciye mu kuba ushaka kugurisha ubusugi bwawe? Twagize abashyitsi mu rugo. Numva nyine bari mu byabo. Wumvamo imbere hari ibintu biri kugundagurana? Ngo rero numva rwose aho kugira ngo nkomeze niyandarike nyine ibyo bintu ngo ngo bari mu byabo wumvaga bijya gusa n'ibiki? N'imibonano. Nyine imibonano tukumva ijambo ngo imibonano ariko tutazi ibyo bintu biba biri mu mibonano wose. Byagenze gute? Aba bashyitsi baraje barabasura kuko nego nibyo kuko se ibintu wumvishije byari bifitiye ishusho. Yari umugore n'umugabo nyine bagigamye mu cyumba. Ndabumva nyine. Ndavuga nti dore nanjye narihanganye igihe kinini. Nanjye igihe kirageze. Ibyo bintu wumvaga rero ni ibinyabaki? Ibyo bintu wumvaga ni ibinyabaki?
nyine biri kugutera isoni ariko nta mpamvu yo kugira isoni. Turi hano kugira ngo tubwize ukuri abanyarwanda baduteze amaso, tubabwire n'impamvu ushaka gukora imibonano mpuzabitsina ariko biciye mu guhereza agaciro ka busugi umaze imyaka 28 ugisigasira. Ibyo bintu wumvaga bibomborekanya mu cyumba woshya ari imbibazi iri guca ku mabati, ni ibiki ibyo bintu? bari gukora imibonano mpuzabitsina. Nyine nanjye ndashaka kunsobanurire ni ibiki bijya gusa n'iriya shusho ibintu wumvishe bibomborekana nyawo mu cyumba. Ishusho ni ibintu bikucagurana, ni ibintu bivuga biba bifite gute? Nyine turashaka kutubwira uburyo bw'ibyo bintu wumvishije. Kuko ni igihe twumvishe kenshi ngo iyi imibonano ariko hari abantu bumva imibonano batazi ngo ibintu biba mu mibonano ni ibiki se, niba biba bimeze nk'amajwi bari gusakara amabati, biba biri ibintu biri kujwigira, ni ibiki? biba bimeze nk'amajwi nk'amajwi ari kuvugira nko mu cyobo cyangwa amajwi ari nko kuvugira, tubwire wenda nk'urugero. Ntabwo ari nko mu cyobo, urabona nyine nk'iyo umuntu ari mu cyumba ayo majwi ni uko yari ameze. Nese basi ayo majwi ari mu bwoko bwo kuba wafata amazi ukayamena mu ibasi ugashyiramo urutoki ukazunguza? Yego. Wiseka. Yego. Ubwo rero ubyumvishe biri kugundagurana ubona nawe urakutse? Ndakutse ndavuga nti rwose nanjye reka Uhita ufata umwanzuro cyane rwose. Nose ntabwo wagiye kurunguruka? Oya, ntabwo nagiye kurunguruka. Kubera icyo utagiye kurunguruka kandi wumva byari byakuryoheye? Oya, ntabwo nari kujya kurunguruka, gusa bajya kurunguruka abantu bakuru koko. Oya. None se urumva na rimwe urakura imibonano mpuzabitsina sibyo? Kandi ucyumva ayo majwi wahise wumva uryohewe gute sasa ko bari iwanyu utibye umugono ngo ujye kurunguruka? Oya. Ntabwo byari gukunda. None se ubu kuko niki cyatumye ukomeza kugifata ukaba ugejeje sita utarakora imibonano mpuzabitsina? Ikintu cyatumye nkomeza kwifata se, ndarebye kugenda mpura n'abantu bose ndavuga ntago byakunda. Nyine ndakomeza ndifata kugeza amagingo aya ngaya. Kugeza amagingo aya ukifasha cyane. Duse nagiye umubiri wigeze kukurya wumve ngo ibintu by'imibiri bikwatatse, nyine wumve ngo nawe ari ukuntu wakigenza? Nyine bibaho ariko uratuza. Buriya kenshi na kenshi ngiyo bira bintu byirukanse mushobora no gukuramo indwara. Nicyo kintu namye ntinya. Nicyo kintu wahamye utinya? Ese ubyiteze gute kuramu kubikuza? Bajya bakubwira ngo ni byiza ngo bibe biryohere cyangwa se wakubishije ayo majwi iwanyu bari kugundagurana wese wimagine ko bya bintu biba biryoshye? Oya, mba numva bavuga ngo ni byiza. Ese atukira aho ngaho iwanyu mu cyumba bagundagurana nta tuntu two gutakataka wumvaga? Ntabwo byari kubura. Ni nk'utuye tuntu tw'utujwi wibuka twabayeho? Tuntu tw'utujwi twabayeho? Oya, numvaga umugore ari uri gutaka cyane. Nagute wenda nk'urugero? Akandi kajwi? Akandi? Oya, ntako numvishe. Oya, none se umuntu ataka gutyo gusa aranahindura akataka mu bundi buryo? Oya, nibyo numvishe. Nta nubwo se wenda agendaga avangamo ngo sheri aho ngaho biraryoshye cyangwa se bigeze aho ngaho? Sheri ryo naryo nararyumvishe. Ari kuvuga gute? Ngo sheri ngo mbabarira. Akandi? Akandi nako ngako. Yaravuze ngo mbabarira byonyine cyangwa hari n'ayandi majambo arengeje? Nyine yatangiye avuga ngo ngo sheri ngo mbabarira. Ubwo ukimara kubyumva wese wumva umuzito wari uryamye mu cyumba? Nawe uratuza nyine ese wakora iki? Wese wumva nawe umuzigo ukuremereye cyane. Utangira gukubita ipfutsi ku gikuta? Ahubwo wagira ngo nawe wari uhari. Niko none se wabikuye hehe ko ushaka kugurisha ubusiki bwawe miliyoni 2? Uwo mwanzuro waje gute kuvuga ati urashaka gukora imibonano mpuzabitsina bwo bwa mbere ugiye gutakaza ubusugi bwawe ndetse n'ubwo busugi bwawe ukaba wabagurisha amafaranga ari hejuru ya miliyoni 2? Ese
byatangiye gute kugira ngo ufate umwanzuro wo kuvuga ati ngiye ndashaka gukora imibonano mpuzabitsina ndetse n'ubusugi bwanjye nkabuha agaciro abandi batabuhaye nkabugurisha miliyoni 2? turabisubije cyane gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi nk'uko bimenyereye. Hano ni kuri More Than 250, tubazanira inkuru z'abakunzi bashaka abandi bakunzi cyangwa se bafite ibindi bintu bashaka kutubwira. Kuri uyu munsi twabazaniye uwo nakwita harya mwite nde? Dusabimana Beata. Beata, amakuru ni meza. Mu kiganiro cy'ubushize wari wavuze ko ushaka umugabo. Yego. Nibyo cyanda kubeshye? Nibyo. Ugukura mu busugi? Yego. Wakwibutsa abantu ibyo wabasabaga nyine ushaka gutanga ubwo busugi bwawe? Nashaka umugabo ufite miliyoni 2 nkama ku busugi bwanjye. Ibyo tugiye kuganiraho rero, tubwira ati umugabo asabwa iki, agomba gukora ibi kugira ngo ubwo busugi, utubwire n'impamvu nyine yatumye ufata umwanzuro wo kugurisha ubusugi bwawe. Mpamvu nafashe umwanzuro wo kugurisha ubusugi bwanjye, ntago nashaka kubutangira ubuntu. Ntago ashaka kubutangira ubuntu? Gute rero? Nyine buri muntu wese ahitamo impamvu agiye kugurisha ikintu cye. Wowe impamvu ugiye kugurisha ubusugi bwawe ni iyi? Nuko nihanganye imyaka 28 yose. Kwihangana imyaka 28 uri isugi? Beatrice, urumva uzabona umuntu ubugura? Yego. Shingiye kuki? Ko n'abandi bagurisha bigakunda. Abandi barabugurisha bigakunda, niyo mpamvu nawe kubera iki washizeho miliyoni 2? Mpamvu nashyizeho miliyoni 2 nuko numvaga arizo nkeneye. Ubona nta kindi ugomba kugurisha mbere na mbere uretse ubusugi bwanjye? Beatrice, turakwakiriye rero, twizere ko umugabo cyangwa se umuntu uri tayari kugura ubusugi bwawe ari buze kuboneka. Ni gute wumva ubusugi bwawe wazabutangamo? Bizaba bikozwe gute? Ni umuntu umeze ute? Agomba kuba ameze ate? Ndakeka nyine ufite uburyo nawe ubitekerezamo. Pagara ameze kose ariko afite miliyoni 2 nta kibazo. Cyasabwa ni amafaranga? Yego. Sida? Yeme tukajya no kwipimisha nabyo byaba ari byiza kurushaho. Yeme agomba kwemera cyangwa yemeye? Agomba kwemera. Ni ukuvuga ngo agomba kwemera. Wowe urabizi neza ko uri muzima? Ndabizi neza. Kubera iki? Kubera ko nta ngeso nyinshi nigeze njyamo kandi nikurikirana igihe cyose. Umugabo aramutse aje akaguha miliyoni 2 akakubwira ngo ngewe ndashaka no gusiga nkuteye inda, nese n'ubundi iyo ugiye gukora ikintu witegura ibizavamo byose. ubu niyo yagutera inda nta kibazo. Nose mu gihe wumva gushaka gutanga ubusugi, kuki utahisemo ngo wishakire umugabo aho kugira ngo utange ubusugi ku muntu waguhaye miliyoni 2, ahubwo ukavuga ati ngewe ndashaka umugabo ariko ndacyari isugi? Impamvu rero wowe utihitiyemo kwishakira umugabo ahubwo ugahitamo kwigurishiriza ubusugi? Impamvu murabizi amafaranga yarabuze. Nabonye rero ko nagurisha ubusugi bwanjye miliyoni 2. Nibyo nahisemo. Izo miliyoni 2 umugabo naziguza zimaze iki?
nzareba icyo nzikoresha. ntabwo wari wakibona. Birahari byinshi. Reka tuvuye atari n'iby'ubusugi, umuntu aguhaye miliyoni 2 nonaha ni iki wazikoresha? Miliyoni 2 nonaha wajya n'ahantu mu byaro rega ntabwo wabura n'akabanza ka 800 kakagura. Ubwo ntabwo zari zashira uvuze 800. Dusagutse nyine ukareba nk'aka bizinesi udukoramo, ako nakakabaza uvuga ati karahari hariya isaha ku isaha, ku iterambere rizagenda riza hazagera agaciro bitewe n'ahantu runaka. Umugabo ufite miliyoni 2 akaba yifuza Beatrice, cyangwa se umugabo utarahura n'isugi. Beatrice ni isugi iraha kandi yizera ko ashobora kuba ari we muri Kigali cyangwa se mu Rwanda hose usigaye ari isugi. Yego. Ubyizera ute ko ari wowe sugi usigaye? ubwo umugabo witeguye wari we wese uri kumekinga sho neza ko uzamwakira uko azaza, cyambere n'amafaranga Ko azaza sa kose nzamwakira. haba umusaza cyangwa se umusore cyangwa se umugabo pfa kubazanye miliyoni ze 2. uri seriye. Uri seriye. Nose ntabwo ujya uganira n'abandi bantu bagenzi bawe bakakubwira yuko habaho kugupfubya? Oya. Ntabwo ubizi kubera ko uracyari isugi? Ntabwo mbizi. nta n'utuntu na duke yuzi se mu bintu bigendanye n'imigenzo y'imibonano? Tukeya ndatwumva kuri radiyo. Nk'uduki wumvisha? Nk'uduki wumvisha? Turagaragara nk'umuntu unaryoshye. Tukeya numvishe. Gusa nangize ntacyo mbwira. Tukeya numvishe ko iteka ryose umugore waciye umugabo inyuma aba atagiha umugabo agaciro. Umugabo nawe waciye umugore inyuma agiye mu bandi bagore ngo ntago nawe aho umugore agaciro. Ibyo nibyo numvishe. Ibyo nibyo wumvishije. Nese ubwo numva n'ubwambro zabukuze sexy kandi ntago wigeze uteretana? Ntago nigeze nteretana. Rero iyo bari gukora imibonano mpuzabitsina mbanze ngumenyesha akantu hakiri kare, habamo gutegurana. Ubwo se ubwo uri kumekinga sho neza kuzajya umushimashima mu bwanwa no muri twa tuntu tumera mu gituza. Ubu uzabishobora kumushimashima mu mnuze mu mwemwe? Nzabishobora. None se ujya ugira ubushake? Nose uza ko ufite umaze imyaka 28 ukiri isugi? Narabitinyaga. Urabitinyaga? None se hari nk'igihe wenda ujya nko kwiyagarika ukababara se, cyangwa nge abantu b'abakobwa bisugi ngewe mba nshaka kumenya amakuru ya wundi muba mumeze gute mwe mugiye kwiyagarika? Ugiye kwihagarika se? Kunumva subizi? Nyine kwihagarika bisanzwe natwe turihagarika, ahubwo mwebwe wenda muba muri kubabara cyangwa muba wenda nk'udukarita turi kuza turyohereye. Biba bimeze gute? Ubundi rero iyo ugiye kunyara wumva nyine hari ukuntu umeze. Uba umeze gute? Tubwire. Hari ukuntu uba wumva umeze nyine. Abona nta kundi ubigenza nyine ugatuza ugapoha. Nyine uba umeze ese uba wumva utuntu turaje tw'udushanyarazi tukaba turagu biba bimeze gute? Tubwire. Umeze nk'umuntu amashanyarazi afashe wa mungani wawe. Bisanzwe biko ugiye nko kuyagarika ugasanga uvuye uri muri modu? Byambayeho. Nagihe wenda wigeze kujya gusura umusore ukabona mugiye kurongorana ariko bikaba biranze? Oya. Ntabwo ibyo bintu byigeze biba? Ntabwo byigeze bibaho. Nose nagiye urabona umusore wenda yunamye ari nko gutera ikintu wabona kuri boxa yiwe ukahita umurarikira ubonye boxa ye? Oya. Ntabwo namurarikira. None se kuki twebwe tubararikira, kuki wewe utamurarikira? Cyane cyane ko ukiri isugi utarabikora. Abandi bagenzi bawe hari n'igihe bakubwira ngo biba biryoshye, kubera iki wewe utaba warabikoze? Mpamvu nyine ni kwa kugira ubwoba. Ugatinya.
none se iwanyu ntabwo bajya bakurabura ngo bagushyire igitsura ati dore urasarije mu rugo umaze igihe kirekire mu rugo urya ibyo mu rugo ntushaka nugira gute wanza gushaka akuzukuru kazaza ryari akuzukuru karaba yakuzukuru ese ibyo bintu iwanyu iyo ubona usaza iwanyu imyaka hafi ko wakuriye mu cyaro none se ko no mu cyaro hari abandi bakuriyeyo bashobora kuba ari amasaka ntabo rwose biragoye ubu ngubu. reka Beatrice tumurekure, mwakoze cyane kubana natwe. Niba wakunze ibiganiro byacu like tuzamugarura tubwire ko umugabo yabonetse akagura n'ubwo busugi bwe cyangwa se niba ataramubona sibyo nibyo. mwakoze cyane.